Hello, muraho neza, mumeze mute, twongeye kubaha ikaze uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi. Turagushimira cyane wowe ufunguye ikiganiro ukirebe mpaka kirangiye. Harimo amakuru menshi y'ingenzi ku muntu ureba atarakora subscribe, fata umwanya ukore subscribe, sharing ibiganiro by'ubushize ushobora kuba warumvishe. Yewe n'ikintu kirangiza ukumva cyagufashije, nacyo ushobora kugisangiza abantu. Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Okay, turabasuhuje nkuko avuye kubivuga, turabakunda kandi tuzi ko mudukurikirana umunsi ku wundi. Mu by'ukuri navuga ko ari ukwigirira neza kuko bino biganiro mu by'ukuri biradufasha. Natwe ubwacu iyo turimo tubitegura hari ibyo dutegura tukabona n'amasomo tugomba kubanza kwiga. Rero ndumva ari ibiganiro byiza kandi bitwubaka twese. Ibiganiro bigezweho. Ibiganiro byiza cyane. So tudatinze uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kijanye na friendships cyangwa se ubushuti. Murabizi ko akenshi tuganira ku bintu nyine wenda by'umuryango, ariko noneho cyane cyane turi kureba ku ruhande rw'umugabo, umugore, umukobwa, umuhungu, ariko noneho ubu ngubu kino ni cy'abantu bose, ni cya rusange kabisa. Ikiganiro cy'abantu bose. Umuntu muto akeneye inshuti, umuntu mukuru akeneye inshuti, umuryango ukeneye inshuti z'umuryango cyangwa se undi muryango, muri inshuti mwese muri rusange, mbese kirareba abantu bose cyane, ni rusange. So rero turabiyegereje kuri njye, ndumva ari ikiganiro cyiza kuko wenda hari ibibazo byinshi twibaza ku bushuti. Kandi hano ni mu materaniro, ni ukuvuga ngo turabiyegereje mu materaniro yacu. Karibu. Siko twavuze. Hano ni mu materaniro ya mbere, first service nico bivuga. Materaniro yacu ya mbere y'imuhira. So rero mu by'ukuri ubundi twatangira twibaza, ese ni iki umuntu ashingiraho kugira ngo wanzure uvuge ati mu by'ukuri koko uyu muntu turi inshuti? Ubwo ntituvuge ngo turi inshuti, ndi inshuti ye nawe ni inshuti yanjye, not just umuntu ukunda atabizi cyangwa se umuntu utekereza ko ashobora kuba gukunda ubizi ariko ntacu uzubikoraho. Wa muntu uvuga ngo turi inshuti, ni iki dushingiraho uvuga ko umuntu ari inshuti yawe? Okay, ni byinshi dushobora kuvuga byinshi, ariko reka tuze kubihina bize kuba bike. Tubihine bibe bike, ariko ni byinshi umuntu yashingiraho avuga ko umuntu ari inshuti yiwe. Kandi ngira ngo abantu bose iryo jambo barabasha kuryumva. Inshuti y'umuntu ni umuntu uri hafi bugufi bwawe, ndetse nzanumva banazicamwo n'ibice: inshuti y'akadasohoka, inshuti magara. Ayo se ni amagambo akoreshwa: inshuti y'akadasohoka, inshuti magara, inshuti navuga gutese, inshuti y'umutima. Ibyo byose aya ni amaterime yose akoreshwa, ariko ni ukugira ngo byibura twubashe kumva iryo terime inshuti ko ari umuntu wawe wa bugufi mufite byinshi musangiye. Waruvuze ngo warubajije icyatuma umuntu mbese ibyo ureba ukavuga ati mu by'ukuri uyu muntu turi inshuti rwose. Okay, icyo mbona cya mbere natekerezaho ni wa muntu, umuntu w'inshuti yawe kiza, ni wa muntu mbese utahisha ukuri, ntiwamuhisha ukuri nawe ntiyaguhisha ukuri uko ari. Noneho hari ikintu abanyakenya bita ngo ni kujifanya. Nashatse kumbera inshuti ariko ari nje ubikeneye gusa bitikoze, kuko ubushuti akenshi burikora bitikoze. Nkigira ukuntu nzi ko ushobora kubukunda kugira ngo tuhite tuba inshuti. Ibyo ngizo abanyakenya bizitaho ni kujifanya, ni kuha wigira ariko si kumeze. Ariko noneho kubijanye n'ubushuti ni hahandi wereka umuntu ko uri 100% akakwereka uko hari 100%. Noneho mukaza gusanga hari ibyo muhuriraho bizahita bituma mwegerana. Ibindi guhera aho ngaho bigatangira kugenda byiyubaka, imigenderanire, kumva kimwe ibintu bikazamuka, ariko byuririye kuri ico ngico. Ni nkuko mu magambo make yenda navuga ko ari cyo ku rwanje ruhande ntekereza ko ari cyo genda gihuza abantu.
Mu by'ukuri koko ntekereza ko ubwo ari ubusobanuro. Ikindi kandi wenda muri make umuntu uvuga ngo uyu muntu ni inshuti yanjye ni wa muntu kabisa ubona ko muhuza, you know, like mufitanye genuine connection. Wa muntu nyine murahuza, ubwo guhuza niyo murimo muraganira imitekerereze, indangagaciro, you know, umuntu mubona ibintu kimwe. Wenda mushobora kuba mufite byinshi nyine muhuriyeho, ntabwo abantu bahurira ku bintu byose ariko byinshi muhuriyeho. Ni wa muntu wumva umwanya muri kumwe ukumva ufite amahoro, you know, ukumva urishimye, ukumva ari n'ikintu nyine nejo wakora. Igitekerezo uri bumubwire yenda araza kucongeraho nka purusa zibiri kugira ngo cuzure, cyangwa se arahita akubwira ko cuzuye. Si wa muntu uri wihita uvuga ngo ya iki ngiki ngo kigenda. Okay, aho ibitekerezo byawe arabyakira. Bwo wenda ntekereza ko aho ngaho ntekereza ko inshuti ni wa muntu niyo agiye kugukosora, you know, like nta nubwo atinya kugukosora in the first place. Ushobora kuvuga n'ikintu ni wa muntu ushobora gukosora, akagukosora mu rukundo, nawe ukaba wumva umwizeye. Narivuze ngo ni wa muntu wenjoyinga company ye, ni wa muntu wumva kabisa umwizeye ku buryo kwizera umuntu ukamusangiza, you know, ubuzima bwawe, ukamusangiza amakuru yawe, ukamusangiza ibyishimo, ukamusangiza ibikubabaje, ukamusangiza, you know, the plans. Yego. Mbese ni wa muntu uri mu buzima bwawe nyine ahakubereye, kandi ushobora kumva umunsi wogira ijambo riremereye, niko dukunda kuvuga, ukumva ari we muntu wa mbere ugomba guhita uribwira kuko niwe inshuti yawe kwegereye ya bugufi. So rero ntekereza ko iyo ni twavuga ngo ni nka definition, ariko wenda namwe mufite ukundi mushaka kudefininga inshuti ushingiye nyine kuri ibyo byose tuvuga. None reka turebe ni ibihe bintu nk'inshuti like zikora, reka tuvuge ibyo zikora kugira ngo nyine mukomeze mwenhansinge ubwo bushuti bwanyu. Ntekereza ko ni ba bantu ikintu cya mbere mushyiramo imbaraga zingana, you know, nimba tuvuga ngo turi inshuti turagenderanirana, turasura zikora, cyangwa ni ikikwereka ko nyine uwo muntu ari inshuti muzukuri. Yakira bikwereka ariko nyine ugaba yabikoze, you know, like ni wa muntu mwembi mushyira imbaraga mu kugenderanirana, you know. Nimba muri abantu nyine bajya bavugira kuri telefone, ntaba ari wa muntu ashobora kuguhamagara like buri munsi ariko ugashobora kuba umaze ukwezi utaratekereza gufata telefone ngo uramuhamagara umenye uko ameze n'umuryango. Ubu urimo uramuvunisha. Sibyo? Rero ntekereza ko mu bimwe nyine bigaragaza ko muri inshuti nicyo ngicyo kiba kirimo, ni ukuba mushobora gushora imbaraga zingana mwembi ku kintu runaka. Muri uwo mubano wanyu mwese mukamushoramo imbaraga zingana. Iyo hagaragaye ko hari umwe ushora imbaraga kurusha uwundi, ese ubwo bushuti buba bukicuzuye cyangwa harimo buri unbalanced? Okay, ntekereza ko buba bucyuzuye, ariko ico ngico gishobora kuza kudufungurira wenda undi muryango w'ibintu bibiri. Ushobora kugaragaza igishobora gutuma ubushuti buhagarara, cyangwa se igishobora gutuma ukipinga ubushuti bitewe noneho wowe nico uri murashaka muri ubwo bushuti. Ariko nuko nguko rero ntekereza ko inshuti n'abantu bose bashyiramo efforts kugira ngo ubushuti zingana kugira ngo ubwo bushuti bwabo bukomeze bube. Wowe si kubyumva? Ikindi kandi ntekereza ko ni wa muntu mbese arakumenya nawe ukamumenya ukamwakira. Nubwo twavuze ngo muhuje indangagaciro, it doesn't necessarily mean ko muri buhuze ibintu byose 100%. You know, ariko ni bya bindi nyine bajya bavuga ngo you agree to disagree. Nkaba nzi ngo nimba hari ibyo numva wowe utumva, iyo ntago ari impamvu yo gutuma njye nawe dutandukana, ahubwo ndakubwira ibyo numva nawe umbwira uko mbyumva, nimba tubikosore, nimba yaba bitanakosoka kuko hari inshuti zimwe uvuga ngo uyu muntu inshuti yanjye ariko ikintu cyaramunaniye. Ariho kuntu twazaga twivuga kera tukiciga muri secondaire ngo inshuti yawe ngo ni umuntu ufite part, donc ni umuntu ufite part yawe muri we, nawe ukagira part yiwe muri wowe. Ubwo ni nko kuvuga ngo hari ibyo wemera biri muri wa muntu nawe yemera, none nawe ukagira ibyo wemera bimurimo, mbese mugahuza. Ako gace kawe rero nyine yaza bivuga tuvuga dushaka kugaragaza ukuntu ubushuti nabwo bubamo nko bubamo egoisme. Kurashaka party wabonye muri we, kurayishaka muri we party yawe wabonye muri we, akaba ari ukurikira ituma mu inshuti na wa muntu. Tuvuge ku rugero, uri umuntu ukunda kubahiriza gahunda 100%, urumva? None kera iyo party uyimbonyemo, nimba uyimbonyemo hari imbaraga zigusunikira kuyikurikira,
muri njyewe noneho bikazatuma n'ibindi bigenda bifunguka ariko nyine warakurikiye ya pati yawe iri muri njyewe. So iyo nayo ni iyindi definisiyo twotanga muri ibyo twaza tuvuga. ni ukuvuga ngo kandi bikanashoboka ko nyine muri ya acceptance birashoboka ko noneho n'iyo gahunda ico gihe ushobora kuba utagikurikiza ariko kubera ko mu by'ukuri hari ibindi byinshi dusangiye, hari ibindi byinshi nakubonyemo, kwa kundi uvuga ngo ni inshuti yanjye ariko yarananiye aza kerererwa nkaba mfite inshuti yananiye, mfite inshuti kuri kino kintu kabisa yarananiye, kandi nta muntu utagira bene iyo nshuti. Naje mfite inshuti imwe yananiye iyo ngiyo kuba yarakunaniye ntiba ari impamvu yo gutuma murekana. Yewe nawe ntiyumve ko ari ikintu mujudgingaho, nyine akaba abizi ko ajya no kubangamira, ukabasha uriya muri inshuti yanjye ariko nyine ndakererwa bikamubangamira. Abantu bafite inshuti zabananiye muzatwandikire muri comment. Ariko nyine akaba ari wa muntu ushoboye kwihanganira no kumenya intege nkeze, kandi nawe akaba abizi ko uri safe. Donc ufite imbaraga zo kwakira izo weakness. Ibyo muhuriyeho n'ibyo mudahuriyeho ukabyakira. Rero ntekereza ko ico naco ni ikintu nyine kigaragaza ko muri inshuti. Kandi nacyo kindi wavuze, like you don't have to pretend to be someone else. Utari uramwereka genuinely ko nyine uri ukamwereka jewe ibyanje ni gutya mu by'ukuri iby'ingenzi biba byarabahuje biba bihari, nkuko twavuze ngo shared values. Hari ibintu nyine biba byarabahuje biba bihari, ibyo muba mwumva musangiye muhuriyeho mwisangamo mwese, ariko kuko umuntu nyine bavuga umuntu ni mugari, yewe n'ababana n'umugabo n'umugore ntitwavuze ko ari byo badahuriraho se. Of course ntago yaba ari 100% uko ushaka cyangwa se uko ushaka. Rero na bya bindi za ntege nkeze kwa guhubuka ko nimba ari wa muntu ujye udasubiza abantu agahita ahubuka, nimba ari wa muntu ujye urakara, nimba ari wa muntu ukora utuntu twinshi tuba mu bantu nyine tutubamo, akaba bizi ngo ntago biza bikubanga, ntago ntekereza mu wundi buryo, uranzi ko ari komeza. Mushobora kubiganira ukamubwira ati se nshuti wajya ugerageza ugakosora bino bintu ukamubwira mu rukundo, yewe n'igihe bimubwiye akaba bizi ko nyine birava mu rukundo kandi birava kuba uri umuntu umuzi. So ntekereza ko inshuti ni umuntu utabugomba gushaka kwihinduriza cyangwa se kwerekana indi shusho udafite. Uragaragaza ukuri akabyakira. So murabona rero ntabwo uri gusoma, reka njye nkomeza nkuko nabyanditse. Ikindi kandi ntekereza ni umuntu ukuba hafi mu gihe wenda uri mu bihe bigoye. Ntibivuze ko ari cyo gihe umukeneye, ariko mu buzima bw'umuntu habamo bimwe byava ngo ups and downs. Hari biba bigoye, hari biba bimeze neza. Inshuti rero ni wa muntu ubuzi ko nyine uri mu gihe kigoye, not necessarily ikintu kiri open to everyone, wenda nk'ikiriyo cyangwa ikindi, kuko aho n'abandi ba acquaintance n'abandi na family bose barazi, ni ikintu abantu bose bihuriramo. Ariko akaba ari wa muntu yewe nimba uri muraca no mu bihe bikugoye bitewe n'ikintu uri gutekereza, n'ikintu kikuhangayikishije, nimba ari umushinga runaka, ukaba ari wa muntu ushobora kubisharinga kandi nawe akahakubera, akagutera imbaraga. Nimba ari support ashoboye gutanga akayitanga, nimba ari no kuhaba gusa nyine ukabuzi ngo byindi nyine ngo ukabuzi nyine ko ahari, ukabuzi ko ari umuntu hakubereye. Ikindi kandi ni umuntu as much as umubwira ibyo bintu bikugoye, ni n'umuntu uri comfortable gusharinga nawe ibigushimishije, wins, joys, celebration and everything. Kubera ko hari ngira ngo tugeze kubiganiraho turimo bipima. Hari abantu usanga muba musanga muri comfortable kuvugana gusa ibintu bibabaje, ukabona ni wa muntu ugize ikibazo uramubwira, wagira ikibazo ukamubwira, ariko haba hari nk'akantu keza nyine kabaye ibiba mu buzima bwacu ni byinshi, maybe a promotion or something else, ukaba uri hesitant kumubwira. Ese ibyo twabyitiki ahubwo ni ukuvuga ngo hari ikintu gitangaje mu buzima bwacu, ni ukuvuga ngo ikintu gitangaje mu buzima bwacu, dufite inshuti nyine twita inshuti, sibyo? Ariko wenda dukurikiranye iriya definisiyo twatanze, dushobora kuza gusanga atari zo. Noneho ahubwo wewe iyo buri situwasiyo yije, haraba ubushuti bwacu buraselectinga, ugasanga nk'uko wari uvuze niba ari ikintu kibabaje, hari abo uri buhite ukibwira, igishimishe hari abo uri buhite ukibwira. Aho nimba ari nk'umuntu wagize ikibazo wenda ushaka kwaka nk'amafaranga, cyangwa ushaka ko bigenda ukunda isapoti iyo ariyo yose, yaba amafaranga cyangwa iri emotion, ugomba guhita ubwira, ukibaza ngo kubera iki
ubushuti bwacu buri selective muri bene ubwo buryo. Ico njewe ntekereza aho ngaho nuko umwe wese uba waragiye umwakira uko ari, ukavuga ati uyu muntu ntago namwaka amafaranga, ariko wenda namubwira ibintu bimbabaje. Ni urugero, uyu nguyu ntago namubwira ibimbabaje, namubwira ibinshimishije, ariko wenda namubwira ibinshimishije cyangwa ibyakunze, kuko akaba afite udutekerezo ku bintu birimo birakunda, ibintu birimo ubuzi ko ari umuntu ukunda ibintu bihabije mbere, akanabishyiraho n'ibitekerezo bye kugira ngo ibyo bintu bikunde. Ukabona n'umukubita hahandi hari ahantu uri mu mujyane atari buze ntagire icyo kumenyesha, atari bugusapotinge kabisa. Izo nshuti mu buzima bwacu turazigira zimeze gutyo, nitwe tuzi kuzitandukanya twenyine bijyanye na situation bitewe n'igihe turimo. Kandi icyo kintu nje cyarantangaje kugeza kuri ubu ngubu, kubera ukuntu twebwe duturi selective muri bene iyo. Ese umuntu yakwibaza mu by'ukuri, wenda ngira ngo ibyo turimo turategura nk'ibintu cyangwa turimo turavuga, wenda twavuga ko tuba twibanze nko ku nshuti, wa wundi tuvuga ngo ni inshuti magara, like someone uri mu buzima bwawe fully. Ariko no tugiye kuri urwo ruhande rundi, urumva nimba wowe iyo urimo urambwira ukunda kumbwira ibintu bitagenda, ni ukuvuga ngo nanjye hari agakonekisiyo k'agahinda duhita duforma njye nawe. Ni ukuvuga ngo nanjye kababaje buri gihe, sorry to say that, nanjye ikindi gihe nzagira ikindi kintu kingoye muri iyo sense, nzakuvugisha nyine umfashe kubabara muri ico gihe, cyangwa se nyine bitewe n'uko wenda ari experience nzi ko nawe wagize. Hakaba hari n'undi nawe ukomeza guhamagara, you know what, I got promoted, you know what, byagenze. Mbese nta yindi side y'ubuzima bwe uzi gusa side y'ibyiza. Yabonye umufiance, yabonye akazi, yagiye hanze, yabonye visa, like ibintu byiza achievements by achievement. Mbese yakwizeye kuzajya kubwira achievements, nawe rero bigahita nanone bicreatinga ikindi kintu atmosphere bibashiramwo ko ariho buri gihe muzaza muhurira, haboneka iyindi, hakaba hari undi nawe usa n'uwayitsindiye mu buzima bwawe, akaba ari uyiha iyindi, nawe runo ruhande nawe ntarugemo. Ibyo rero nabyo biratangaje, ugasanga hari undi ubuzi ngo nimba nshaka ikintu kiri like work related, ariko se mu by'ukuri ushobora kubagabanya mu kuba wumva wifuza kugabanya abantu, kuko hari aspects zitandukanye mu buzima bwacu dukoreshamo abo bantu. Ariko se mu by'ukuri birebye uwo muntu, I don't know, twavuga ko aba ari inshuti cyangwa nuko n'undi ubugoswe n'abantu benshi. Uwo muntu aba ari inshuti, ariko kuko ikikwereka ko aba ari inshuti nuko uwo muntu utaramukuyemo. Ergo umuntu utari inshuti wamufata ukamufungira, ukafunga amazi n'umuriro ukamurejectinga. Ariko the fact ko abakira aho ngaho ni ikigaragaza byibura ko hari agace afitemo keza byibura ushobora kugenderaho. Uwo muntu aba ari inshuti rero. Ahubwo ikindi mbona nanone, hari inshuti dushimira. Reka wenda mvuge buri wese muri iyo sako y'inshuti ziwe cyangwa urwo ruziga rw'inshuti, hari inshuti dushimira. Inshuti iyo udashobora guselectinga wabwira buri kimwe, yaba ibyago. Yes, uyo rero iyo turayishimira kandi buri wese arayigira. Hari n'abatazigira, bagira bene izo ngizo zo kugabagabanya bitewe na situation. Benshi nta nizo bagira, hari inshuti noneho yo isa nifata ibintu byose, yaba ibyiza urayibwira, yaba ibibi urayibwira, yaba ibyishimo urayibwira. Donc yaba igihe wagize shortage y'ikintu runaka ubumva yakuzuza ico cuho, donc uwo muntu aba ari inshuti. Mbese wa muntu ashobora kubaza ati se ni urugero, iyo urakaye uba umeze gute, akahita avuga ati ngewe I'm sure ko aramutse arakaye yagira gutya, ese yishimye yagira, I'm sure ko yishimye yagira gutya, ese byagenze gutya, like ugasanga arakuzi kubera ko yagerageje. Nta muntu ushobora kuba mu buzima bw'undi 100%, ariko ugasanga ni wa muntu ugerageza gukavaringa ibintu byose. Rero wenda uwo ngo reka ariwe dukomeza kuvuga. Uwo ngo rero narivuze ngo uye niyo nshuti dushimira, kuko buri wese arayifite mu buzima bwe. Inshuti imwe wabwira buri kimwe cyose, atari bene ibyo kuvuga ngo ubwo ngize kino kibazo ntabwo nakibwira uyu, reka nkibwira uyu nguyu. Noneho rero haba inshuti rero imwe umuntu aba afite, zaba ari na nyinshi, sinzi niba ufite ubushobozi bwo kugira nyinshi zimeze gutyo, ariko njye sintekereza ko ari nyinshi mfite zimeze gutyo. Inshuti yakira buri kimwe. Jafet yabwiye
ese ni 5k harya ngira ngo Japhet yabwiye 5k ngo ariko mwana mu inshuti ngo hari ahantu uzizi ngo ko zabuze namwe mu inshuti ngo zarabuze nguse ngo arabuzizi mu inshuti ko zabuze undi ahitamusubiza ngo ahubwo se hari aho uzizi urumva rero ko inshuti zarabuze ariko hari iyo nshuti imwe tuvuze dushimira reka yenda ari nayo dukomereza kuri iyi ukiri muri ibyo guselectinga mu by'ukuri hari umwe umuclassifying ahantu bitewe n'ibyo muhuriramo n'ibyo ashoboye kuri wowe hari n'undi nawe ubwawe udeciding ukavuga ngo uyu nguyu I'll keep them hano hantu kubera ko aramfasha muri ibi iyo bigenze gutya kubera icyo mushaka cyangwa se kubera wowe n'icyo umufasha ryo ufite n'umutwaro w'umuntu uyu muntu ntashobotse ntago duhuza cyangwa se nyine ntitwanabyinjiyemo ariko bitewe n'uko hari something iziba productive iyo turi kumwe nawe afite akandi kumba nyine arimo like nawe ari somewhere aho ngaho around uzi ikintu gitangaje aho ngaho ni ukuvuga ngo tukiri kuri ino byo guselecting inshuti nta mbaraga ubishiramo mu by'ukuri izi si yasaba umuntu yicaye ngo yandike ngo avuge ngo runaka ningire kino kibazo nzaza mpitambwira uno muntu ni ibintu zikora muri twebwe urumva ndaguha urugero hari igihe nzangira nk'ikibazo nyine vuga ati akose uyu munsi ko nari mfite amafaranga yenda 10,000 nkaba mbona adahagije uko nari ngiye gukora reka nshaka andi mafaranga kabuze inshuti ku muntu w'inshuti narangiza automatically muri gihe hagahita hazamo umuntu liste y'abantu 5 bagwa amafaranga hagahita hazamo umuntu umwe nzi ngo uyu runaka niwe ngiye kubwira ikibazo kijanye n'amafaranga hazi indi situation itandukanye n'iby'amafaranga automatically n'undi mu mutwe wanjye n'undi hagahita haza umuntu nawe mbwira ibitajyanye n'amafaranga ubwo urumva se ari ibintu nashize ku ikaratasi se wumvise se ari umwanya mbitekereje ariko birikora muri twebwe guhita umenya ngo uyu muntu yabasha gukemura kino kibazo mufite muri side no mufite muri side ariko turakomeza gushimira ya nshuti imwe ihari hose ya indi wabwira buri kimwe ewana cyangwa mu gihe uri gushaka kuyishaka muri abo benshi ufite kuko hari n'igihe ibintu byinshi bisaba ko ubikorera kugira ngo ishobora kuba ihari muri abo bakuzengurutse bashobora kuba barimo ariko wenda utarabashatse so ntitwa twavuze ko ari umuntu musharinga ibyishimo musharinga ikubabaje ni wa muntu wishimira ko muba muri kumwe like we enjoying a company nta mutari kuvuga ngo ibintu by'ubwenge mutari kuvuga wa muntu ariko nyine kabisa wumva nyine yo muri kumwe abari byiza kabisa mushobora no gukomeza mukaba muri kumwe ikindi kandi ni wa muntu ntekereza ko nanone gutyo twavuze ngo usharinga ibintu byawe as much as urimo urasharinga nabo like a supportinga whatever urimo urakora nimba ari vision yawe wicaje umuntu ukamusharinga of course nimba ari byo agomba gukosora nizera ko nk'inshuti yawe nimba ari byo yumva bitagenda ashobora kukubwira ati gikore gutya ariko agashyigikira ibitekerezo byawe cyangwa se imigambi yawe ni wa muntu ushobora kubwira none se ushobora kuba ufite inshuti n'urugero ufite nk'iduka ry'imyenda ufite inshuti kandi wenda ntunafite mibi cyane ariko like they have never ntarajya kugura imyenda ngo atekereze ko ugira iduka ngo aze ngo akugurire kandi wenda ushobora kuba wenda ufite ibintu adashaka ibyo birashoboka ariko mu by'ukuri wenda ibintu yakuye hariya nawe urabifite like okay sinzi wenda urwo rugero uko rumeze ariko mu by'ukuri ntago ntekereza ko ni wa muntu uri intentional gusupporting ibyo urimo urakora byose wa muntu ubwira ngo ndimo ndakora iki what can you offer ukumva nimba hari n'umuntu ukubajije ngo tugiye kugushinga kino kintu ninde nande ufite bazagusupportinga mu mutwe akahita akubwira ngo mfite uyu you know nimba wenda tuvuge nk'uko twubatse nkaba nzi ngo nimba bambaje ikintu ndavuga ngo mfite umugabo wanjye ariko mfite undi muntu hariya nzi ushobora kabisa kuza yaba byumva yaba atabyumva they will be there for me uwo muntu ukaba ubizi ko ahari ikintu kiranga uyu muntu nanone ni ikintu usanga ari umuntu usa n'ufite umutwaro uba kuri agenda ye urumva ni umuntu nubwo atabizi mu by'ukuri ntiyahagushize ariko uburyo muri ratinga n'uburyo hari ukuntu usa naho yagushize kuri agenda ye ku buryo iyo umubwiye ikintu agishiraho umutwaro ukumva biramuremerereye cyane kandi atari uko wenda ashaka kukunezeza ahubwo mu by'ukuri yagerageje kugufungura nyine uwo muryango ko agomba gusa naho mbese tuvuge ngo iterambere n'urugero wenda tubureke ibyo bya vision mbese aragushigikiye ku rwego like
whatever nibyo navuze ngo yaba ari kubyumva cyangwa yaba atabyumva ariko as long as yumvisha ko ari ikintu kirimo kirakuzanira kandi kera washyizemo imbaraga kirimo kirakuzanira iterambere kandi wenda kitagiye hirya y'indangagaciro zanyu nyine they are in nawe ubwawe urabizi ko uwo muntu kabisa bakubajije ngo ni bande ufite urabizi ngo uyu muntu arazamo mpita mutekereza so I think ko nyine inshuti ni umuntu ugomba kuba umeze gutya atari wa muntu wo kugucenga ahubwo nza nibaza nk'uwafata izo nshuti urabona ko twaziciye mu magroupe bitewe n'amasituwasiyo agenda tugeraho nza ntekereza ko kugira ngo bamenye inshuti yawe nyakuri yenda nk'uwabakoresha nk'inama noneho bakicara wenda bagakora inama badahari noneho bakajya babazanya bakabata ariko se runaka mubanye gute ni ubuhe buzima mubanyemo uzi umufasha iki muri rating agufasha iki muri rating kugeza ku ihe point cyangwa kugeza ku ihe extent urabona aho niho bahita bonyine ubwabaho bahava bamenye ngo inshuti ya Felix nyakuri n'uyu muntu kuko dusanze we abasha gukavaringa twebwe aza tujana mu madepartement ariko noneho dusanze uyu nguyu we abasha gukavaringa kabisa the whole project urumva we amusangiza buri kimwe ariko ngiye yanshize ku mafaranga uyu nguyu yamushira ku ariko uyu nguyu yarabizi byose uyaza amafaranga akabazi na nyirasenge wapfuye akabazi n'igihe byagenze gutya aba bantu izo nshuti ndatekereza ko zikoza ko kanama udahari zahita zimenya uyu muntu niwe nshuti ye nyakuri kuko bigaragaye ko ngiye yampaye agashami kamwe ariko wowe ufite udushami turenze dutatu ese wari uzi ko icyo kintu cya vision kiratangaje wari uzi ko hari abantu baba bafite nyine bitwita ngo ubushuti ntaramenya nimba ko kaba ari ubushuti ariko kubera ko wahaye umurongo runaka w'ikintu atumva mbese we wakize imbaraga mu kuhakora ikintu runaka we atarimo arumva kubera ko nyine atari willing kuzamo mukaba mwatandukana mu by'ukuri kandi mugatandukana mutakoze inama ngo akubwira ubwo watangije uburyo kuzajya ukora podcast njye nawe kabisa ndumva ntabwo tukiri kumwe ahubwo hari ukuntu mugenda buri wese yegerayo gake gake mu by'ukuri simwe mwatandukanye cya kintu urimo urakora nicyo cyabatandukanyije kubera ko wabonye ko ntabwo arimo arabyumva ntabwo ari mu murongo kandi nawe nta mwanya ufite wo kubanza ngo umuzane umuguyaguye umusobanurire umwegereze yewe n'icyo kibanza ubwe ntabwo agicreatinze ugasanga mutandukanye muri ubwo buryo kubera ko nyine like vision zanyu ntabwo zirimo zirasa ntabwo murimo murahuza ibyo ngibyo nabyo nzi ko bibaho so rero noneho ndi kwibaza ibi bintu byose tuvuze ko ari byinshi kuvuga ngo zino izi indicators twaba turimo tuvuga ni ikintu kikwereka cyangwa se kikugaragariza ko uwo muntu koko ari inshuti urumva tubivuze nyine dusa n'ababigeza tubigabuye kuri ariko twashaka kwereka ese izi nshuti zimeze gutya nawe urazigira ahubwo se noneho inshuti nyakuri uhise ubasha nko kuyimagina mu bitekerezo zawe kandi tukiraho tutaranarangiza no kuvuga ngo urimo urashaka izo nshuti zawe urimo uraza identifying like nimba ufite uwo muntu mu buzima bwawe nyine cherish them mushimire mumenyeshe ko ari special to you muri ubwo buryo nyine kugira ngo ibintu byose ntekereza ko iyo wamaze kukimenya noneho ikiba gisigaye no kuba intentional kuri buri kimwe noneho nkibaza nimba hari umuntu wenda mwari muri iyo kind of relationship nawe kandi uri willing kuyijyamo cyangwa se wenda wewe urimo urashyiramo n'imbaraga nyinshi niki niryari ushobora noneho kuvuga ati this thing is not working uyu muntu ndumva nyine bitarimo biragenda reka ubushuti bwacu buhagarare ni ibiki noneho ushobora gushingiraho ukavuga ngo uvuga ati ubu bushuti reka ndabona butarimo kuva ndimo ndagerageza gutekinika ariko it's not working cyangwa se undi muntu nabwo arimo aragerageza gutekinika ariko wowe ntago birimo birakuzaba ni ryari ushobora kubona ukavuga ati okay hari ibintu bisa navuga hari ibintu bizwiho ko abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo ifuni ibagara ubushuti ngo ni akarenge tuzamva uwo mugani kuvuga ngo umuntu mugenderanira cyane ugusura ukugeraho ati ibyo bintu bituma donc niyo funi ibagara ubushuti ariko hari ukuntu bisigaye bitandukanye muri kino gihe uzi ko ushobora kuba ufite inshuti itazigusura ariko ukaza gusanga hari umuntu uzi gusura cyane utari inshuti ariko noneho hakaza kuboneka noneho utagusura ariko w'inshuti nyanshuti pe
ubwo muri iyi minsi ifuni bagara ubushuti na internet ubu nyine ifuni bagara ubushuti ngira ngo ni ukuntu umuntu yakwakiriye cyangwa se tumanaho uko wumva umuntu akwakira waba umuhamagaye uko umuntu akwakira n'uburyo mukorana ibintu biradetermina ubushuti mufitanye n'uwo muntu kuruta uwahazindukiye kuko ushobora no kugira inshuti muri mu bihugu bitandukanye cyangwa migabane itandukanye kuhazindukira ntibirasobanura ko kera uwo muntu yabaye inshuti yawe nubwo yohazindukira akaza mu rukerera rwose ni ukuvuga ngo ibintu byaratandukanye so uri kuri iyo point rero uvuga ntago hari physical ariko arahari yego emotionally none se reba mbese ari hafi yawe reka nkwereka hari umuntu ushobora kuza iwawe mu by'ukuri akaza rwose mubona muri inshuti kandi nawe akabigerageza kubigaragaza ariko hakaba hari umuntu umurusha umutwaro w'ibintu byawe utaje aho ngaho mu rugo kandi akamurusha umutwaro pe kandi akaba ari up to date kabisa yuko ibintu birimo biragenda ngo abo bantu turabafite mugerageze gutekereza yenda namwe muzatubwira abo bantu ndabizi ko tubafite waba umuntu n'umuntu waba inshuti n'umuntu uri muri Amerika waba inshuti n'umuntu munanaturanye ariko utazunanaza ni wawe cyane ariko wamubwira imishinga yawe n'ibindi bintu nibikubabaje n'ibishimishije ugahita wumva niwe ufitinga neza kuruta wa wundi uzahazindukira so rero kandi no gusurana ni byiza nta kibazo ubonagira n'inshuti nayo gusurana cyane nabyo ku bantu bari kumwe aha rero wari uvuze icyatuma rero ubona ko bitarimo birakunda ijambo rya mbere nge navuga tuzaze twirinda ikintu cyitwa uburyarya ni ukuvuga ngo umuntu natakwereka isura ye cyangwa se ishusho ye nyakuri ngo uyimenye tuzapfe kwizera ko uwo muntu muzajana ngo mugerane kure kubera ko nta nubwo ari ukuryajya kubera ubugome ahubwo hari uruhande atashatse kukwereka kandi ari inshuti kandi wenda urashaka kumugira inshuti magara ariko ntibirimo gukunda kubera ko hari uruhande atarimo kukwereka rero umuntu utakweretse ishusho ye ya nyayo ngo umenye ngo uyu muntu ababara gutya yishima gutya uyu muntu ni inyangamugayo cyangwa se si inyangamugayo agiriye weakness yenda gusurana byaramunaniye cyangwa se ni umugugu cyane ntaza ari kuri faranga utamenya izo ntuza zose yagiye aziguhisha rero nzambona bigoye cyane so ku nshuti nyanshuti twabivuze bisaba kuza ukuri umuntu akakwakira ukuri ntaho wamukinze rero byogaragara ko bigoye ko ubwo bushuti utabukomeza mu gihe umuntu yaguhisha ikintu kimwe mu zo wari ukeneye cyangwa kumenya kugira ngo ubushuti bukomeze buje mbere iyo ni imwe gusa mvuze ariko yenda ni na nyinshi iyindi ntekereza ni umuntu none ibyo twavuze iyo investment yose urimo urakora cyane cyane emotionally kuko nimba urimo uragerageza guplaying your role yo kuba umuntu yishimye ababaye kumenya whatever is going on ariko ugasanga mu by'ukuri it's like a one sided effort imbaraga zirimo zirava ku ruhande rwawe niwe urimo urabyirukankamo niwe wabihagazemo ariko undi we like aratuje they are relaxed mbese usa nk'ubu urimo uramukorera cyane ntago bo bajya ntago ubona nyine arimo reciprocating kuri ntabyo ubona mugomba gusharinga umutwaro iyo umuntu mutarimo gusharinga umutwaro haba harimo akabazo haba harimo akantu k'akabazo kandi nyine niba ufite inshuti mutaza musharinga umutwaro ugerageze kuhashira akabazo wenda zaba zino nshuti zo mu madeparitema twavuze ariko ku nshuti magana ntabwo ahayaza kubera ko ntabwo musharinga umutwaro urebe nimba nta n'umuntu wavunishije nawe ubwawe biranashoboka nawe ushobora kuba ari umuntu wavunishije rwose birashoboka ikindi kandi ntekereza ko wenda ikintu gishobora gutuma iyo ibyo turi kuvuga none icyo uvuze cyo kusharinga umutwaro cyo kuba wowe mu muntu uri kubona atarimo arakwiyereka ntekereza ko ari ibintu bishobora gutuma uvuga tuba ubushuti it's not working reka tubureke dukomeze dushakire ahandi cyangwa se tunabireke ikindi ntekereza ni umuntu noneho umuntu ugusunikira gukora ibintu bibi cyane cyane muri iki gihe mu bantu bakiri batoya ubona umuntu ari umusore uri aho utuje ariko ejo ngo akagira inshuti ejo yamara kugira inshuti akaza kera asigana anywa urumogi akaza kera yarabaye muhita kandi ngo ni inshuti ye mu by'ukuri yo ntabwo ari inshuti ye ahubwo ntekereza ko ibyo ari ibintu ugomba kumenya yewe n'umuntu mukuru n'umugabo nimba wari umugabo ugira umwanya wo gusupendinga
umwanya n'umuryango wawe ufite ibintu ujya ukora ubonye undi nshuti y'umugabo atangiye kugushira mu kigare akumvishije ko ntawe ugomba kugendana n'umugore wawe ntawe ugomba gutaha mu rugo ese utaha mu rugo ugiye gukora iki kurataha kare gute ngwino tugende ameze neza she's a big girl ntacyo ari bube rwose afite abana ukabona arimo aragukura muri bya bintu byari bifite umusaruro byatangaga umusaruro ahandi hantu wakoraga ukabona na ya growth yawe kuko ibyo bintu bituma ukura arimo aragenda asa n'uwitambika imbere mbese arimo arakudindiza uwo muntu aho ngaho rwose nta n'uvuga ati okay this one reka tube turekanye ikindi ni ukuvuga ngo ukoze kuri icyo kintu bihita bimfasha gutekereza kuri akantu uzi ko hari igihe kimwe na kimwe amahame yacu aza determina n'undi n'abatubera inshuti kubera ko nk'uko wari uvuze ndashobora kuba ndi umugabo ukunda kuba mu rugo kare kahabera igihe mu rugo iwanje undi akambwira ati oya uzuza tubanze tuje muri biyari gatoya dukubite rawundi nk'esheshatu turangiza dutahe urumva ni ukuvuga ngo njyewe nintangira wa muntu kumwereka yuko iyo idea mpa atari ukuri nzagenda ngera imbere ariko still bizaja kumpa inshuti dusa naho dufite ibyo duhuriyeho uyu nguyu gakwe yamaze gusigara tayari kubera ko hari ukuntu nyine arimo kunkurura njyana mu wundi murongo nanje nkanga mujana mu murongo numva ko ari we mwiza kuri njyewe noneho amahame rero hari ukuntu asa naho nayo rimwe na rimwe hari ukuntu adufasha kudetermina inshuti zacu ariko bitari uko yenda uyu nguyu hari ikibazo kinini mwagiranye ariko hari uburyo kimutabondinze ntago mwahuje cyangwa abaye wenda ari n'undi muntu ufite ibindi bintu byinshi ushima ashobora no kuzajya muri cya kibanza kivuga ngo ni inshuti yanje ariko iwe yarananiye azataha saa sita z'ijoro dufite ibindi duhuriraho ugahita umukubita muri za departement ariko iyo gahunda kuvuga ngo tujye dutaha saa sita z'ijoro ntabwo turi kumwe mwene data nzajya naha saa mbiri nawe utahe saa sita ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri mu gihe abonye ari umuntu washyizeho imbaraga kugira ngo asa n'urimo aragusubiza inyuma akwangiriza kugira ngo agire icyo akungura ntekereza ko ari umuntu mu gihe nta n'ikindi kintu byinshi urimo uramukuraho just let them be. Hari ubundi bwoko bw'inshuti twasimbutse ni ukuvuga ngo ugira inshuti sibyo ufite inshuti ariko izo nshuti uzugira achievement muri kumwe nabo ariko ntibakubwire donc izo achievement ntibaziricognizing urumva bakaba ari abantu bari aho ngaho gusa bacecetse ntumenye icyo batekereza they don't appreciate they don't rebuke kibagaya kuko urabona reka nkwereke tuvuge ku rugero ngiye ntangije company urumva abantu bari bansurroundings urabazi b'inshuti benshi urabazi ariko ukabona nta muntu wanyandikiye message mwambwire ati courage kabisa kino kintu ukoze uri sawa umeze neza turanabishigikira 100% anytime twiteguye kuguha support nubwo utanaguha support ariko kubishigikira gusa ni ikintu ciza cyangwa ntagaye ngo avuge ati apana iyi company watangije twenti tubirimo kandi kubera impamvu iyi tekereza rero kubana n'abantu uzu ukora ikintu ntibakubwire oya ntibanakubwire yego ukaba gusa hagati reacting abo bantu ugenda ubashiraho akabazo wa muntu we tuganira bibaze kuki utagira reacting ku bintu biba kandi uhari bimbaho uhari abantu bari aho ngaho ni inshuti bari muri sako inshuti ariko ugize achievement ugeraho cyangwa se ugize initiative mbese we expecting ko hari cari buvuge cyangwa se ari mukuru ariko aracecetse nta kintu akubwiye aho hantu rero nawe uzashaka kuko kizakwereka inshuti magarayo iyo biyikoraho byanga bikunda ahita akubwira ati iki kintu ukoze njyewe ko ndabona byaranagutwaye n'imbaraga ariko nje ndagishikiye cyangwa se yewe noneho ibintu wasaze cyangwa akubwira ati noneho wasaze bino ntitugushigikiye kandi kubera akakubwira n'impamvu urumva uwo muntu abari kura abari sawa so rero uwo muntu rwose utakuba hafi umuntu ubona asa n'ugufitiye ishyari wamubwira ibintu ukabona ntago yishimye yakugiriye ishyari yaba ari za wins noneho ugatangira kumva wowe nta nubwo ukiri kandi biragoye ko wanamenya nyine ko yanakugiriye n'ishyari wenda wabwirwa n'iki kereka hari andi makuru wumvisha ariko kandi ikiza kija kubigaragaza ko riharije kuba ryo nuko wa muntu kirya kintu yakibonye agaceceka yavuze oya ntiyanavuze yego kubera iki yavuze atareactinze kandi ari umuntu muzima utekereza ubona ko hakoretse ikintu ariko nta kintu yigeze avuga yavuze gusa ngo araceceka iwe gusa ngo reka ngo aceceke uwo muntu
ibyo bintu turavuze ngo abantu bazajye bagenda bakominikane. Ikindi kandi ni umuntu usharinga amakuru yawe hanze. Niba turi inshuti njye nawe twaganiriye tukavugana ikintu naragufungukiye ngubwira intege nke zanje yewe na wins hari ubwo nabikubwiye ariko ntago bivuze ko nashatse kubibwira undi muntu wari we wese. Impamvu nabikubwiye nuko we nakwizeye ariko ugasanga ubwiye umuntu ibintu ejo so undi muntu araguhamagaye ese kutatubwiye ko byagenze gutya aho ninde wakubwiye ayo makuru wayabonye gute ngo runaka se ngo none kibase mana yanjye inshuti y'Imana nakubwiye ibintu kubera ko ariwe nari nabibwiye you don't have to go nyine uri muramvuga cyangwa so sharing ibintu ntago hereye uburenganzira. Umuntu ubaha privacy yawe akamenya nimba ko wamubwiye ikintu wakimubwiye kubera ko ari we ariko nti wamutumye kugutabariza cyangwa se kugutangariza iyo ntsinzi uwo ni umwanzuro wawe ugomba gufata. Inshuti rero dustikinge ku nshuti magara ni nziza. Izo nshuti turazishimiye tubasha kubwira buri kimwe kandi buri wese arazifite na zino zo mu madepartema nazo tuzigumane nazo ni nziza kubera ko ukimukorera none nawe Jacques akigukorera mukabana muri bene ubwo buryo ntacyo bitwaye rwose. Gusa iyi point iyo ikiganiro simpamya ko kirangiye tuzakigarukaho kubera ko abantu bafite ikibazo mu bintu by'inshuti cyane byo gutabarizanya no gutangarizanya. Hari umuyumbe nanjye kuvuga ngo inshuti yanjye hari umuyumbe nzi wavuze ngo bwanje bwa mbere ndara muri hoteli ngo ni inshuti ati bwanje bwa mbere ndara muri hoteli ibintu umuvandimwe atari yarankoreye inshuti yarabinkoreye. So inshuti ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Nanje bwa mbere na mbere nja kuri kamera ni inshuti yahanshize. So rero nuko no kuvuga ngo abantu mugende murebe mukore isuzuma urebe inshuti ufite uzibe hafi appreciating urebe nimba hari abuvunisha bitari ngombwa uhababere urebe nimba hari abari mu buzima bwawe barimo barateza mbutiyaje bagomba kuvamo bateje gusakajagari bavemo hakiri kare batarakwafectinga abo ukeneye kubika kubw'inyungu zawe umenye ngo buri muntu ari kuri ruhande uyaraha. Icyanyuma abantu bakoze ibikorwa birenga 3 bikagera ku muhana wose ukabona ntacu bakubwiye baracecetse ari inshuti zawe uwo muntu nawe ugenda umurebe ni ikibazo. So dusoreza ahangaha nako tuzakomerezaho ariko reka tube dusubikiye ahangaha mutubwire experience zanyu n'inshuti zanyu tubwire inshuti utubwire ziri mu madepartema n'inshuti magara ndabizi ko buri wese azifite cyangwa se ibyo mwe mushingiraho byo mutemeye musharinge musubscribinge mukomentinge nibyo commenting murakoze cyane.